Ibihe byiza ku bakunzi ba Open Mind Rwanda aho muherereye hose nk'ibisanzwe aracyari Gasoto Nsobombo Shokora ibindi byo ubisanga hano kuri Open Mind Rwanda. Uyu munsi tugarutse mu isura nshya, tugarukanye umusitari arazwi, agenda akora ibikorwa bigiye bitandukanye mu njyana gakondo, umutahira, umukinnyi w'amafilime, agenda akora ibintu bigiye bitandukanye. Rero ngira ngo mwamwibwiye nta wundi ni Rugaba Emmanuel, Rugaba w'amadederi muri Papa Sava, Rugaba wubatse izina rikomeye cyane muri Papa Sava. Iyi filimi y'uruhererekane ikunze kugaragaramo nka komedi, gusa ni filimi ya Papa Sava. Rero uyu Rugaba niwe uyu munsi tugiye kuba dusesenguraho cyangwa se tuganiraho, tunagenda dushyira bimwe hanze mu byo twaganiriye, nubwo wenda amashusho atari kuboneka neza, ariko mu minsi iri imbere nayo niyo ari buhite akurikiraho, kuko uyu musore twaganiriye igihe kirekire. Rugaba hari byinshi twaganiriye. Rugaba Emmanuel byo tuza kugenda tugarukaho. Ese abibaza nimba koko amakuru yo guseza muri Papa Sava byarabaye official and confirmed, ese byararangiye, ese ntabwo muzongera kumubona muri Papa Sava, ese abakunzi be muzongera ubundi kumubona he, ese muri iyi minsi aherereye hehe? Nabyo ni ibintu bikomeje kugenda byibazwaho. Mwatwandikiye ubutumwa bwinshi cyane mutubwira muti Bombo Shokora mutubarize icyo ari gukora muri iyi minsi. Rero icyo musaba, utarakanze subscribe banzu yikande, usharinge n'iki kiganiro kugira ngo abanyarwanda bimenyere amakuru yaho uyu musore muri iyi minsi aherereye. Rugaba Emmanuel, umugabo ukunzwe cyane. Rero wenda tutanatinze ngo tujye mu bintu byinshi, nk'uko mubibona Rugaba Emmanuel nubwo mu minsi ishize hagiye amakuru y'uko yasezeye muri Papa Sava, ariko ibyo nabyo twabiganiriyeho. Gusa wenda mbere y'uko tugera ku byo twaganiriyeho, ndagira ngo nzi yuko uyu mugabo yagiye akina mu mafilime agiye atandukanye, yagiye akundwa by'umwihariko muri Papa Sava. Filimi y'uyu mugabo Papa Sava nyine yari nka main character, kuko uyu musore yakinye muri ama episode menshi cyane, kandi episode zose yakinyemo na nimwe yakinyemo byibuza ngo abantu nibayikunde bitewe n'amakorasi yigirira ubwe, bikaba binagaragaza ubuhanga bwihariye afite mu gukina amafilimi. Turi kuvuga ubuhanga bwihariye mu gukina amafilimi, by'umwihariko amafilimi y'ama episode aba arimo n'amakomedi by'umwihariko, kandi birimo ni n'ubutumwa bwigisha cyangwa se bufite ubusobanuro kubo bugenewe. Uyu musore abantu benshi bakunda kwibaza ku mibereho. Hari ibyo twaganiriye, abantu bakunze kwibaza relationship iri hagati ye na Mabdeder, ariko ndagira ngo ubwire yuko usibye kuba bahura mu mafilimi bagakinana, ndetse no mu buzima busanzwe bakaba ari inshuti, ubundi uyu mugabo muri make nta wundi mubano utari ubushuti usanzwe uri hagati ye na Madeder. Mu byo twaganiriye nicyo nakimubajije, ndamazana ese Rugaba haba hari umubano wihariye waba ugirana n'uyu mukobwa mwakinanaga muri Papa Sava utarayivamo, k'abantu benshi cyane kuri iyi mihanda bakomeza kugenda babyibaza bati Rugaba Madeder kuki nta wundi bakinanye ngo ibintu bigende neza cyane 5x5? Ese mwaba mufitanye undi mubano urenze ubushuti busanzwe? Ati reka nkusubize muri aya magambo Bombo niko yambwiye, ati
oya nta bundi bushuti budasanzwe ngirana na Madedera, ahubwo nuko no mu buzima busanzwe nyuma ya film, nyuma y'akazi turi n'inshuti zisanzwe, turasurana twitanaho. rero nago ibyo mubona muri film yari umugore wanjye cyangwa se ibyo tuba turimo byose nta kindi biba bihatse, ahubwo ni ubushuti busanzwe twahujwe na Papa Sava twese. rero icyo kibazo abantu mujya mukunda kugira ndakeka tugisubije, hatazajya undi muntu wongera kukimbaza cyangwa se kukibaza kuri uyu mugabo Rugaba Emmanuel, uyu musore rwose ukunzwe n'abantu batari bakeya, by'umwihariko ab'igitsina gore. ubwo icyo cyari ikibazo cya mbere, ibibazo bine namubajije. ikibazo cya kabiri naramubajije ni ese Rugaba, amakuru twabonye ku bitangazamakuru ibyinshi byandika hano mu Rwanda avuga yuko waba waramaze gusezera muri Papa Sava, nta n'ahantu uzongera guhura n'amafilmu, nibyo? Yaransubije ati rwose ayo makuru nk'uko mwayabonye niyo Papa Sava nayisezeyemo. kugeza ubu nanjye ntabwo ndafata umwanzuro wenda nimba nzagaruka mu yandi mafilime, ariko icyo nakubwira ni uko Papa Sava nayisezeyemo. abatakimbona, abari abafana banjye, nayivuyemo, ntago nyiyibarizwamo. ayo makuru rwose niyo abanyarwanda bamenye, niyo ninjye wayatangaje, ninjye wayisezeyemo, ninjye wayivuyemo, ntawanyirukanye. kandi yanashimiye abafana be bari mu nguni zigiye zitandukanye z'igihugu, by'umwihariko abamukundaga muri Papa Sava. ati n'ubundi tuzakomezanya hose, turacyari kumwe, n'ubundi urukundo mwari mufite muzakomeze murumugirire. ubwo rero abari biteze yuko Rugaba ashobora wenda kuzisubiraho ku cyemezo yafashe, ariko wenda biranacanganye yuko ushobora guhita umenya icyo umuntu atekereza, ariko reka dutegereze turebe. wenda mu minsi iri imbere ushobora kugira gutya ukajya kubona wenda asohoye nk'amafilimi ye. gusa no mu kindi twaganiriyeho hari proje ni muri iyi minsi utari muri Papa Sava, by'amafilimi wabivuyemo, uri gukora iki kugeza ubu ngubu? ni umutahira, ni MC, reka mvuge ngo mu birori bitandukanye, by'umwihariko ubukwe, kuko niwo mwuga ari gukora, niwo mwuga ubu ngubu ari gukora, niwo uri kugenda umuteza imbere, nibyo ari gukora, nta bindi. uzakubwira yuko hari ibindi yamubonyemo azaba akubeshye. ubu ni MC mu birori bigiye bitandukanye. yararebye abona kubifatanya na film ni ibintu bikomeye cyane, bitamworohera kuba yabifatanya, kandi byose ari ibitanga amafaranga. yagiye hari inyungu nyinshi, kuko bano ba MC ndetse n'abatahira mu bukwe, bano bubatse izina bafite amafaranga menshi cyane, bafite amafaranga. kandi uyu mugabo we ni n'umuhanga, tubyibagirwe, ni umuhanga muri byose. wenda ushobora kuba waritabiriye ceremony imwe yaba yaragiyemo. uyu mugabo ni umuhanga cyane pe, ndabikubwiye kandi ubyumve neza, ni umuhanga cyane mu kuyobora ibirori. ubwo rero aho naho yashyizeho akadomo, arambwira ati nsigaye nikora bino filimi nyine nabaye nzihagaritseho gakeya. wenda tugenda tugana ku musozo kw'ibyo twaganiriye, nambwiye yuko mu bindi agenda akora ashobora wenda nawe kuzagira umwanya umwe akazaba yanashyira hanze amafilimi ye, kandi yanashimiye abafana be bamukunze, bakomeje kumusapotinga nubwo atakiri muri izi filimi nyarwanda ya Papa Sava.
yanasoje atubwira ati rwose ikindi cyazahinduka twazaba tubabwira. Ubwo rero ikiganiro cyose video ni mu minsi mike cyane.